uko kwezi kwa cyenda Imana iguhuze n'umuntu wayo urabasha kugukiza ibibembe ufite umaranye igihe. Hari igihe umuntu ajya yambarira ku bibembe, hari igihe umuntu ajya arira ku bibembe, hari igihe umuntu abyukira ku bibembe, ariko yahura n'umuntu w'Imana akamukiza ibibembe abantu batazi. Nawe rero muri uko kwezi kwa cyenda Imana iguhuze n'umuntu wayo wagukiza ibibembe, kuko ibibembe biri mu buryo bitandukanye. Hari igihe cyaba ari ikibembe cy'ubushumeri, hari igihe cyaba ari ikibembe cy'intambara mu rugo, hari igihe cyaba ari ikibembe cy'amadene, hari igihe cyaba ari ikibembe cyo kwangwa n'imiryango, hari igihe cyaba ari ikibembe cyo guhomba abantu bakakubona ugenda ariko ukaba ufite icyo kibembe abantu batakizi. Ariko nagira ngo ubwire ngo cyangwa se n'ingingo Imana muri uko kwezi kwa cyenda Imana iguhuze n'umuntu wayo wabasha kugukiza icyo kibembe nawe ugahindurirwa amateka. Ngo yerekera asanga umuntu w'Imana Elisa, nawe wifurije ko ku kibembe cyawe hagira umuntu w'Imana wakerekeraho, wamara kumwerekeraho akabasha kuvugana n'Imana, yabasha kuvugana n'Imana ibibembe byawe bikabasha gukira. None ngo arangije ngo aragenda, ngo ageze mu marembo ngo amutumaho, Elisa amutumaho aramubwira ngo nahagarara hageze. Reka nkubwire, Imana igira ibintu ihagarikaho bigeze, ntibikwegera bigifite ibibembe. Imana igira abantu igutandukanya nabo, igutandukanya n'ababembe. Uku kwezi kwa cyenda ntabwo wakinjira mu masezerano ukigendana n'ababembe umeze. Ngo yibuka isezerano ngo yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nawe Imana yibuka isezerano yagiranye nawe, yibuka isezerano yagiranye nawe ku bana bawe, yibuka isezerano yagiranye nawe ku mugabo, yibuka isezerano yagiranye nawe ku rugo, yibuka isezerano yagiranye nawe kuzakurengera, nirangiza izikurengere kandi zigutabara. Turi mu ijambo cyangwa se dufite intego y'iri jambo twagendeye dutangiza irivuga butumwa kuri icano. Twasanze ijambo muri Yesaya ibice 57 rivuga ngo kuko Umwami Imana azanabara nicyo gituma ntamwara. Reka nkubwire, watabarwa n'abantu ukazategereza ukamwara, ariko Imana ije gutabara ntago ujya umwara, ntago ujya ukorwa n'isoni, ntago ujya usuzugurwa iyo yagutabaye. Iravuga ngo nicyo gituma ntamwara. Ibyatuma umwara byaba byinshi, ariko Imana yihageze ijya ibasha kubikuraho. Amarira wariraga akibagirana burundu, bikaba amateka. Abantu bajya bakureba bakavuga ngo icyo akora mu gihe cyashize yari ameze gutya, icyo akora mu gihe cyashize yari akennye, ariko uyu munsi yarakize. Ni ukubera iki? Ni uko wubashye Imana. Icya mbere wubashye Imana, icya kabiri ugenda utunganye, icya gatatu wubaha amategeko yayo. Reka nkubwire ngo wubahe Imana, Imana nayo izakubahisha kandi Imana iragutabara ikugezaho abantu batigeze batekereza ko wagera, kuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe urere cyari wa wundi, ni uwo kukurenganura ndetse no kukurengera. Imana ibahe umugisha. Nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe, mbifuriza amahoro y'Imana. Imana ishobora byose nibampera umugisha. Twongeye gushima Imana itwemereye kugaruka kuri uyu murongo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Pasiteri Ihimbazwe Theophile. Mwanyemerera tugasenga Imana kugira ngo dutangire tuganire ku ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu, Imana Nyiringabo, Imana mugenga wa byose, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana yera kandi izahora yera. Turagushimye kuko uri Imana igira neza, turagushimye kuko uri Imana izi kurinda, turagushimye kuko uri Imana izi gukora ibiruti by'abantu batekereza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ibyatubayeho byose, tukuragije n'ibiri imbere, kuko kera abantu bose bakwiringiraga babaga bari mu mahoro, baba gufite ntibifuza undi murengezi. kandi tugushimye ko kuryama ari imbabazi zawe ndetse no kubyuka zikaba imbabazi zawe. Nyemerera mwami uyu mwanya
tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Unyemerere mwami iri jambo ribohora imitima ya benshi, rikize benshi, rigiraho rikura abantu, rigiraho ribageza. Ntihagaragara imbaraga z'umwana w'umuntu muri iri jambo, ahubwo hagaragara imbaraga zawe. Ntihagaragara ubwenge bwa kimuntu, ahubwo hagaragare mwami ubwenge bwawe, kuko uri hejuru ya byose. Turasenga tuvuga ngo mwami ngwino ubane natwe kandi uterane natwe, utugirire neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina, amina, amina. Amahoro y'Imana nabane namwe aruta ay'abisi batanga. Rero dushimye Imana yongeye kwemera ko tuganira ku ijambo ryayo. Ndashaka ngo tuganire ku ijambo rifite umutwe cyangwa se intego ivuga ngo uku kwezi kwa cyenda Imana iguhuze n'umuntu wayo urabasha kugukiza ibibembe ufite umaranye igihe. Hari igihe umuntu ajya yambarira ku bibembe, hari igihe umuntu ajya arira ku bibembe, hari igihe umuntu abyukira ku bibembe, ariko yahura n'umuntu w'Imana akamukiza ibibembe abantu batazi. Nawe rero muri uku kwezi kwa cyenda Imana iguhuze n'umuntu wayo wagukiza ibibembe, kuko ibibembe biri mu buryo bitandukanye. Hari igihe cyaba ari ikibembe cy'ubushumeri, hari igihe cyaba ari ikibembe cy'intambara mu rugo, hari igihe cyaba ari ikibembe cy'amadene, hari igihe cyaba ari ikibembe cyo kwangwa n'imiryango, hari igihe cyaba ari ikibembe cyo guhomba abantu bakakubona ugenda ariko ukaba ufite icyo kibembe abantu batakizi. Ariko nagira ngo ubwire ngo cyangwa se n'ingingo Imana muri uku kwezi kwa cyenda Imana iguhuze n'umuntu wayo wabasha kugukiza icyo kibembe, nawe ugahindurirwa amateka. Imana yacu nihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Ndagira ngo tuganire ijambo riri mu Bami ba kabiri ibice byaho 5. Turasoma umurongo wawo wa mbere tugere no ku murongo wawo wa 3. Umutwe w'amagambo haravuze ngo ibya Namani umugaba w'ingabo z'Isiriya w'umubembe. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka aheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Kabiri aravuze ngo icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi, bukeye bajya mu gihugu cya Isiraheli banyagayo umukobwa muto aba umuja wa Mukanamani. Gatatu aravuze ngo bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyamba databuja agasanga umuhanuzi i Samariya yamukiza ibibembe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amina. Dusomye ijambo ry'Imana hano muri Bibiliya, ritubwiye ku mugabo witwa Namani. Uyu mugabo witwa Namani Bibiliya imuvugaho, ivuga ko yari umugabo w'ingabo z'Isiriya. Kabiri yari umutoni kuri shebuja, ariko ngo yari umubembe. Bibiliya imuvugaho ivuga ko ari we Imana yacagamo kugira ngo baneshe abanzi babo. Hari igihe umuntu Imana ijya imucamo, ariko ikamucamo afite ikibembe. Ugasengera abandi ufite ikibembe, ugafasha abandi ufite ikibembe, ugasura abarwayi ufite ikibembe cy'uburwayi, ukishyurira abantu amazu ufite ikibembe cy'idene. Ariko ndagira ngo ubwire ngo muri uku kwezi kwa cyenda nawe Imana iguhuze n'umuntu wabasha kukwishyurira cyangwa se wabasha kugukiza ikibembe ufite. Bibiliya yavuze ngo uyu Namani ngo yari umugaba w'ingabo z'Isiriya, ngo kandi kabiri yari umutoni kuri shebuja. Mu yandi magambo yari umunyacyubahiro. Hari igihe nawe ushobora kuba uri umunyacyubahiro, ukambara ukaberwa, ukagenda watamuka abantu bakaguha icyubahiro, ariko nubwo wambaye ukaba ufite ikibembe wambariyeho. Ariko ndinginga Imana kugira ngo muri uku kwezi kwa cyenda Imana iguhuze n'umuntu wayo ubasha kugukiza icyo kibembe waba ufite. Bibiliya ivuze amagambo meza, iravuze ngo bukeye aba bagabo barema intambara cyangwa se barema umutwe bajya kurwanya Abisiraheli. Ngo bageze muri Isiraheli banyaga yakana k'agakobwa bakajyana mu Basiriya. Bageze bakajyana kwa Namani kaba kagaragu cyangwa se kakaba kaja muri urwo rugo. Kagezeyo ngo kajya bakora imirimo yo muri urwo rugo. Ariko ngo bukeye igitondo kimwe kegera nyirabuja, kamubwira amagambo akomeye, kamubwira amagambo meza, kamubwira amagambo atari yarigeze abwirwa n'abandi bantu. Aramubwira ngo icyama uyu munsi databuja akamenya ko iwacu muri Isiraheli hariyo umuntu w'Imana wabasha kumukiza ibibembe. Nawe rero icyama uyu munsi
ukamenya ko hari umuntu w'Imana wabasha kugukiza ibibazo ufite, wabasha kugusengera intambara zikarangira, wabasha kuguhuza n'icyo Imana yakuvuzeho. Ngo noneho ngo karamubwira ngo iwacu muri Isiraheli, nubwo ndi hano ndimo nkora imirimo y'uburetwa, ariko iwacu dufite Imana. Hari igihe umuntu ajya mu kigeragezo ariko afite Imana. Ariko nasomye ijambo rero ngo bakundwa, turi abana b'Imana, uko tuzasa ntago kurerekanwa, ngo icyo akora Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Dushimye Imana ko kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Mu yandi magambo, uyu munsi waba ufite intambara, uyu munsi waba uri mugeragezwa, uyu munsi waba ufite ibyago, ariko mu gitondo Imana igahindura amateka yawe. Uyu mugara cyangwa se uyu muja arangije ngo yegera nyirabuja, amubwira amagambo akomeye, aramubwira ngo iwacu muri Isiraheli hari umuhanuzi, iwacu muri Isiraheli hari umuntu w'Imana. Nubwo databuja ari umunyacyubahiro muri iki gihugu, akaba ari Imana icamo ikanesha abanzi babo, akaba ari ujya ku rugamba agatera agatabaruka amahoro kabiri, akaba ari umunyacyubahiro, ariko afite ibibembe. Ibi bibembe rero nta wundi muntu wabasha kubimukiza uretse umuntu w'Imana. Dushimye Imana rero ko abantu b'Imana igihe tugiye kugeramo bagiye kugira agaciro gatandukanye n'ako bari bafite, kuko igihe kirageze kugira ngo abantu b'Imana bongere bakenerwa bitewe n'ibibazo biri mu bantu. Haleluya, haleluya. Ngo nyirabuja ngo arangije ngo yumva aya magambo, ngo asanga ni amagambo meza cyane. Bibiliya iravuga ngo arangije ngo yegera umugabo, akimwegera amubwira aya magambo. Haramubwira ngo wa mwana twazanye dukuye muri Isiraheli, wa wundi twazanye w'umuja kugira ngo akore imirimo muri uru rugo, wa wundi twazanye tubona asa naho ntacyo amaze. Ari amagambo meza yavuze. Yambwiye ngo iwabo hari umuntu w'Imana wabasha kugukiza ibibembe, wabasha kugukiza uburwayi umaranye igihe. Ngo arangije ngo arahaguruka, kubera ko yari umunyacyubahiro, kubera ko yari akomeye mu gihugu, ntabwo yagombaga gusohoka adahawe uburenganzira. Ngo yegera shebuja amutekerereza ibya wa mwana w'umuja yamubwiye. Aramubwira ngo hari amakuru namaze kumenya. Namenye neza ko muri Isiraheli hari umuti, namenye neza ko muri Isiraheli ariho nakirira indwara afite, namenye neza ko muri Isiraheli ariho nahurira n'umuntu w'Imana wabasha kungiza ibibembe maranye igihe, ibibembe ngendanye igihe kirekire. Nawe ndagira ngo ubwire ngo hari ibintu ugendanye igihe kirekire bikuvuna umutima, hari ibintu ugendanye igihe kirekire wabuze uwakuruhura, ariko ndagira ngo ubwire ngo hariho umuntu w'Imana wabasha kugukiza, hariho umuntu w'Imana wabasha kuguhuza n'icyo Imana yakuvuzeho. Imana yacu nihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Ngo shebuja arangije ngo amwandikira inzandiko, ngo yandikira umwami wa Isiraheli, amwandikira inzandiko. Aramubwira ngo mwoherereje umugaragu wanjye, ukimubona utegetswe kumukiza ibibembe. Reka nkubwire, ntukangwe n'inzandiko abantu barimo bandika mu gihe nk'iki ngiki. Hejuru y'inzandiko abantu banditse hari Imana igiye kuzitesha agaciro, bakamenya ko wasenze Imana. Iyo umuntu ari mu kigeragezo ntabwo ajya abona umuntu umwitaho. Iyo umuntu ari mu kigeragezo inshuti zose ziragenda, ariko Imana igutabaye abantu bose bakugarukaho. Ndagira ngo nkubwire ngo ntukangwe n'igihe uhagazemo, kuko igihe uhagazemo Imana iri hejuru y'igihe. Imana izahindura amateka, Imana izakugirira neza nawe. Ntabwo ari wowe uzi Imana izigira izangana. Haleluya, haleluya. Nubwo ab'Isiraheli bari baragizwe cyangwa se bari barabaye nk'imbata z'Abasiriya, ariko igihe cyarageze Imana ihindura amateka. Ndagira ngo ubwire ngo nawe nta handi Imana itakura umuntu, nta handi Imana itageza umuntu. Icyo akora Imana ijya yemera ko duca mu bikomeye, ariko nk'uko uca mu bikomeye niko Imana izagucisha no mu munezero. Dushimye Imana izagera igihe ikaguhindurira amateka, uko abantu bari bakuzi nawe bigahinduka. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Namani ngo arangije ngo afatura urwandiko, afata n'abagaragu ndetse n'abaja, ngo barangije ngo barahaguruka berekeza muri Isiraheli. Icyambere ngo yajyanye amaturo, kabiri ngo ajyana n'imyenda, ngo ajyana n'ibintu byinshi by'izahabu.
yarazi ko nagerayo azatanga ibyo bintu by'izahabu cyangwa se agatanga ayo maturo, agatanga n'iyo myenda, agakizwa ibibembe. Ariko ntabwo Imana ireba nk'abantu, ntabwo Imana ikora n'abantu. Haleluya. Kenshi mu buzima bwa muntu, umuntu atekereza ko agambiriye ari Imana izaca, ariko ntabwo ari Imana igica. Imana ifite izindi nzira igicamo ziruta iz'abantu batekereje. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana nizagutabara, ntabwo izakurebera mu buzima uhagazemo, ahubwo Imana izakurebera mu cyo yavuze. Imana izakurebera mu cyo yakuvuzeho, kuko Imana irinda ijambo yavuze, ikarinda n'uwo yaribwiye ibihe n'ibihe kugeza igihe iryo sezerano rizasorera. Rero niba ufite ijambo ry'Imana wavuganye nayo, wowe guma kubirindira, ugumya wizera Imana, bitinde bitebuka isezerano rizasohora. Ngo arangije ngo arahaguruka ajya muri Isiraheli, ajyana confidence. Hari igihe umuntu aba afite ibibembe agahaguruka n'icyubahiro, kandi reka nkubwire, iyo umuntu afite ibibembe ntabwo akwiye kugira icyubahiro, ahubwo icyubahiro cye agomba kukiyambura, icyubahiro akagiha Imana, kugira ngo Imana, haleluya, ibashe kumutabara. Noneho ngo Namani ahaguruka n'icyubahiro, yirengagiza ko igihugu agiye gukandagiramo nubwo babagize imbata zabo, ariko icyubahiro bagihaye Imana. Reka nkubwire, hari abantu bakugize imbata, hari abantu bagusuzuguye igihe kirekire, ariko kuko wubashe Imana, Imana nawe igiye kukugarukaho ikubahishe. Ngo ageze muri Isiraheli, nibutse ko wari wandikiwe yari umwami, ntabwo yageze yandikirwa umuhanuzi, yandikiwe umwami, kuko umwami niwe wari ufite ubushobozi, cyangwa se niwe wari uyoboye iki gihugu. None ngo mu kumwohereza urwandiko, ngo urwandiko rukimugeraho, ngo arusomye, ngo ashishimura imyenda ye. Najya nkubwira ngo uyu munsi we kwishishimuriraho imyenda, nubwo bamaze kwandika inzandiko, ariko hejuru y'izo nzandiko banditse hari Imana igiye kuza kuzitesha agaciro, yarangiza ikaguhindurira amateka. Ngo ahamagara ibyegera bye, arabwira ngo kabiri kangahe mwegeze mubona muri Isiraheli bakiza ibibembe? Kabiri kangahe? Ubu ni ukugira ngo bongere batwenderanye, ni ukugira ngo bagire ibindi bintu batwara. Ngo ariko ngo muri Isiraheli ngo hari umuhanuzi, haleluya, hari umuntu w'Imana, hari umuntu wavuganye n'Imana. Ndagira ngo ubwira ngo nubwo ubona bikomeye, haracyari abantu bavugana n'Imana, kandi bavugana n'Imana, icyo bavuganye n'Imana, Imana igahita igisoza. Turi abagabo bo kubihamya, twagiye tubona Imana ivugana natwe, yarangiza ikabisoza. Mwibutse ko Imana izakugeza abantu badashaka, ariko izakugeza kuko yabigambiriye, kuko waciye bugufi muri ibyago, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome bw'isi, nicyo kizatuma Imana igukiza. Ngo uyu mwami ngo agishishimura imyenda, ngo umuntu w'Imana ngo arangije arabimenya, ngo amutumaho umugaragu, ngo arangije aramubwira ngo databuja, ngo wikishishimuriraho imyenda yawe, munyoherereze aze asange, munyoherereze azanyegere. Uyu munsi wa none aramenya ko muri Isiraheli hari umuhanuzi. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo egera Imana, ushaka mu maso y'Imana. Uku kwezi kw'icyenda tugiye kwinjiramo, abantu bazamenye ko wabanye n'Imana. Umuririmbyi yavuze ngo tunganira Imana ubudasiba, aravuga ngo jya ubana n'abayo, jya ufashe indushyi, ndetse ntusibe na rimwe kuyikorera. Aranyegera ahantu nakunze, aravuga ngo bose bazamenya ko ubana nayo. Kwifurije ko uku kwezi kwa cyenda abantu bamenya ko ubana n'Imana. Abantu bazamenya kubana n'Imana ryari? Bazamenya kubana n'Imana bitewe n'amashimwe Imana yakuremeye. Abantu bazamenya kubana n'Imana bitewe n'umusozi yikije, bitewe n'aho yakukuye, n'aho yakugejeje. Icyo gihe abantu bazareka ubugome, baze bitabe Yesu. Dushimye Imana ko igihe kigeze kugira ngo abantu bakuvuyeho bakugarukeho bitewe n'ibyo Imana ikoze. Dushimye Imana ko igihe kigeze amazina bakwise, aya mazina ahindurwe bitewe n'uko Imana iguhinduriye amateka. Haleluya, haleluya. Ngo Namani ahawe aya makuru y'uko hari undi muntu w'Imana, ngo arangije ngo arahaguruka aragenda, ngo yerekera asanga umuntu w'Imana Elisa. Nawe wifurije ko ku kibembe cyawe hagira umuntu w'Imana wakerekeraho
wamara kumwerekeraho akabasha kuvugana n'Imana, yabasha kuvugana n'Imana ibibembe byawe bikabasha gukira. None ngo arangije ngo aragenda, ngo ageze mu marembo ngo amutumaho, Elisa amutumaho aramubwira ngo nahagarara hageze. Reka nkubwire, Imana igira ibintu ihagarikaho bigeze, ntibikwegera bigifite ibibembe. Imana igira abantu igutandukanya nabo, igutandukanya n'ababembe. Uku kwezi kwa cyenda ntabwo wakinjira mu masezerano ukigendana n'ababembe, ntabwo wakinjira mu masezerano ugifite abajyanama babi. Urasabwa kugira ibintu ureka, urasabwa kugira ibintu ujugunya kugira ngo uhure n'icyo Imana igushakaho cyangwa se icyo Imana yakuvuzeho. Ngo arangije ngo amutumaho umugaragu we, aramubwira ngo genda umbwirire Namani agende ajye muri Yorodani yibire 7. Mu yandi magambo, kugira ngo ukire ibibembe birasaba kumvira ijwi ry'Imana, birasaba kumvira abantu Imana yahamagaye. Kuko dufite ikibazo, abantu ntabwo bagishaka kumvira Mwuka Wera, ahubwo abantu barashaka kumvira abandi. Ariko ntabwo Imana izigera gutabara utarumviye Mwuka Wera. Yaramubwiye ngo nahagarare ahageze. Hari ibintu Imana igihagarika ititaye ku cyubahiro cyabyo, ititaye ku gukomera kwabyo, kuko Imana iri hejuru ya byose, yarangiza ikabihagarika. Aramubwira ngo hagarara hugeze, umuti uri muri Yorodani, kandi uwo muti uri muri Yorodani ni ukwibira mu inshuro 7. Ni ukwibira, mu yandi magambo, ni itegeko kugira ngo wibire inshuro 7 ubone gukira ibibembe byawe. Ntabwo uri bwibire rimwe ngo uhite ukira. Ngo Namani bakimubwira aya magambo arivumbura. Dufite abantu bajya bivumbura kubera ko Imana itavuganye nabo ibyo bashaka, kandi Imana ntabwo ivugana natwe ibyo dushaka, ahubwo Imana ivugana natwe ibyo ishaka. Kuko umuririmbyi aravuga ngo ariko icyozi ni uko ibyo Imana ishaka ari byo wiriye gukora. Ntabwo Imana ikora ibyo dushaka, ahubwo twebwe Imana idukorera ibyo yashatse ko bitubaho, nibyo yisoza. Aramubwira ngo noneho namanuke muri Yorodani. Muri uko kumanuka muri Yorodani yibira mu inshuro 7, niho hari umuti. Niho hari umuti. None Namani ngo arangije ngo arebe icyubahiro afite. Reka nkubwire, wikita ku cyubahiro ufite, kuko icyubahiro ufite kizarangira. Ahubwo ita ku ijambo Imana ivuze, kuko icyubahiro ufite ntabwo kigeze kigukiza ibibembe ufite. Icyubahiro ufite uragifite ukararurira, icyubahiro ufite uragifite ugasuzugurwa, icyubahiro ufite ntabwo cyagukiza ibibembe ufite. Ariko niwumvira ijwi ry'Imana, ibibembe ufite birakira. Imana itugirire neza. Mwarangije ngo ahindukira afite umujinya. Mwarangije abwira abagaragu baravuga ngo narizi ngo ari busohoke, ngo anangozeye ibiganza ibibembe bikire. None arambwira ngo nisohoke muri Yorodani, nisohoke njya muri Yorodani nibira mu inshuro 7. Mbese atekereza ko iwacu muri Siriya hari inzuzi, kuki ntoze muri izi nzuzi ngo zinkize ibibembe? None akabambwira ngo ninjye muri Yorodani kiriya kiziba. Reka nkubwire, ntabwo Imana izagukirizaho ushaka wowe, ahubwo Imana izagukiriza ayishaka. Mu yandi magambo, kugira ngo Imana igukize, kugira ngo Imana igutabare, urasabwa kumvira Imana mu gitondo na nimugoroba na nijoro kugeza igihe Imana izagutabarira. Imana itugirire neza. Ngo arangije ngo ahindukize igare rye, haravuga ngo reka subire iwacu. Iyo ntekereje n'ubwenge bwanjye nsanga nta kindi kintu yahise atekereza. Yaravuze ngo kubera ko nsuzuguwe ndagaruka noneho mbarimbure, ndagaruka mbakura. Ndagira ngo nkubwire ngo wikita ku cyubahiro cyawe, uneze amatwi. Mama, papa, wa musore, wa mukobwa, wa mukecuru, wa musaza, wikita ku cyubahiro cyawe, ahubwo ita ku cy'Imana ivuganye nawe kuruta icyubahiro cyawe. Ni Imana izakugirira neza. Imana iguhuza n'abajyanama bazima, kuko hari igihe kijya kigera umuntu agafata imyanzuro itari muzima. Ariko ufite abajyanama bazima, aba bajyanama bazima bajya batuma ucururuka. None ngo yari afite umwegera kiramwegera cyangwa ngo databusha, wikivumbura, wikivovota yuko adasohotse. Ese uyu muntu w'Imana ko twamuzaniye ibiguzi, twamuzaniye amafaranga, tumuzanira imyenda yo gukuranwa, tumuzanira ibindi bintu by'agaciro, uyu muntu w'Imana ko yabyanze, ikintu nakubwiye ko cyoroshye kukubwira ngo ujya muri Yorodani wibiremo 7, ibyo bigutwaye iki?
aya mazi ngo se iyo aza kugusaba ibiruta bitwazanye ntabwo twari kubimuha. none reba yirengagije ibyo twazanye, ahisemo kubwira ngo jya muri Yorodani niwe uri bukirire, ngo arangije ngo ahindukiza igare rye yerekeza kuri Yorodani. dufite abantu rero iyo basenze rimwe bumva ko Imana ibatabaye. ntabwo Imana itabara ku nshuro imwe, yego birashoboka, ariko ishobora gutabara birenze inshuro imwe. muri rimwe ngo ushobora gutinda cyangwa ikabanguka, kuko ubwo nibwo bumana bwayo. rero mu bumana bwayo nageze kubabwira nabo ngo mu bumana bwayo ntabwo ifite urukiko igiregerwamo, niyo yonyine idafite ahantu iregerwa, kuko ikora ibyo ishaka mu bumana bwayo. ishatse yagutabara, ishatse ntiyagutabara, ntawe wayiregera. ariko ntabwo ndabona umunsi n'umwe umuntu wubashye Imana itamutabara. iyo wubashye Imana ukayubahisha, nayo igikubahisha ikagutabarira abantu babona ko byarangiye. dushimye Imana igitabara byarangiye, abantu bakabona ko ubuzima bwawe burangiye, ariko Imana ikagutabara mu bumana bwayo, bugaca mu gitondo amateka yawe yahindutse. none ngo Namani nawe ngo aramanuka ngo ajya kuri Yorodani. yibira inshuro ya mbere ntibyakunda. birashoboka ko wasenze inshuro imwe ntibikunde, ariko ongera usenge. birashoboka ko wasenze inshuro ya kabiri ntibyakunda, ariko ongera usenge. icyo nzi ni uko isaha y'Imana nigera, Imana izagutabara, Imana izakugirira neza, Imana izakwibuka, Imana izaguhoza amarira, Imana izaguhuza n'icyo yavuze. ngo yibira inshuro ya gatatu nawe ntibyakunda, yibira inshuro ya kane nawe ntibyakunda, ngo yibira inshuro ya gatanu naho ntibyakunda. noneho abahanga bavuga ko ngo ageze ku nshuro ya gatandatu yibiye muri Yorodani, noneho ngo yakongera kuzamukamo, ngo akazamuka umubiri wose wahindutse ibibembe. reka mubwire, iyo Imana igiye kugutabara, ibibembe byawe bitagaragariraga abantu bijya bigaragarira abantu. abantu bose bakamenya ko urwaye ibibembe, abantu bose bakamenya ko ibyawe byarangiye, abantu bose bakamenya ko amahirwe ntayo ugifite. ariko muri rimwe yavuze ngo nyuma ya zeru Imana irakora. haleluya haleluya. ngo yinjiyemo bwa gatandatu umubiri wose uratemagurika. ariko ngo ageze ku nshuro ya karindwi, ahantu ndakunda cyane, ngo ageze ku nshuro ya karindwi ngo atindana n'Imana. mu yandi magambo, Imana izagutabara kuko watindanye nayo. ntabwo Imana izagutabara utatindanye nayo, birasaba ko ubanza gutindana n'Imana. watindana n'Imana, Imana ikagutabara, kandi Imana ikagutabara igutabaye. bireba ngo ayibiye inshuro ya karindwi ngo atindana n'Imana. ntekereza ko mu gutindana n'Imana abantu bari kumwe nawe bagize ikibazo. reka mubwire, hari igihe ujya utindana n'Imana abantu bakagira ikibazo, bakavuga ngo byararangiye, ngo dushingiye imyaka asenze ntabwo Imana izamutabara, dushingiye igihe yavuganiye nawe ntabwo izamurengera, dushingiye igihe yakoreye ahomba ntabwo azigera atera imbere, dushingiye igihe amaze mu bukode ntabwo Imana izamwumva. ariko reka mubwire, iyo watindanye n'Imana, Imana igihindura amateka. turi abagabo bo guhamya ko iyo watindanye n'Imana, abantu babyemera ntibabyemere, abantu babishaka ntibabishake, Imana igihindura amateka, abantu bose bagatangazwa n'iby'Imana yakoze. Bibiliya iravuga amagambo ndayikunda cyane, ivuga amagambo akomeye. iravuga ngo azamutse kuko yatindanye n'Imana, ngo azamuka afite uruhu rumeze nk'urw'uruhinja. iyo Imana yaguhinduriye amateka, niyo yaba ugeze muri 85, abantu babona ko wongeye kuba mutoya bitewe n'igitangaza Imana iremye, bitewe n'iby'Imana ikoze. icyakora hari abatazabyemera, ariko nta nubwo ari itegeko ko abantu bose bemera ko Imana yagutabaye. ariko nagira ngo mbwize ukuri, igihe ibikora ikabikora ku mugaragaro, abantu bose bakabikora, kuko uwagushebeje uri mu kigeragezo ashobora kutazemera ko Imana yagutabaye, ariko nubwo atabyemera hari undi muntu uzemera ko Imana yagutabaye bitewe n'iki. cyambere, Imana yavuze bahari, ntabwo Imana yakubwiye badahari. Imana yakubwiye bahari ko izakugirira neza. hari abari bazanye na Namani nabo bumvisha umugaragu w'Imana avuga ngo najya muri Yorodani. njeka ko hari abavuze ngo nubwo yajyamo ntabwo yakira ibibembe. reka nkubwire, hari abantu bajya bagera igihe bakagushiraho rekato, bakavuga ngo ibyo byararangiye ntabwo Imana izamutabara. ariko nagira ngo nkubwire ngo iyo Imana itabaye, icecekesha abantu bose ku mugaragaro, bakamenya ko warengewe n'Imana, bakamenya ko wibutswe n'Imana.
Bibiliya ndayikunda cyane ngo agitindana n'Imana ngo avamo afite uruhu rusa n'urw'uruhinja, none ngo abona kujya kuvugana n'umuntu w'Imana. Reka nkubwire, hari ahantu utakandagira ugifite ikibembe, birasaba ko ubanza gukira ikibembe ukabona gukandagira aho Imana yagusezeranije. None ngo akigerayo ngo baraganira, amwe ngo databuja wanyemerera ukakira ibi biguzi, wanyemerera ukakira aya maturo. Ngo Elisa aravuga ngo ntabwo Imana yacu ikiriza amaturo, ahubwo Imana yacu ikiriza ubuntu. Ndagira ngo ubwire ko utabona ikiguzi uyu Imana yagutabaye. Ndagira ngo ubwire ko utabona ikiguzi utura Imana kugira ngo Imana igukize, ahubwo Imana ikiriza ubuntu. Icyo dusabwa ni iki? Ni ukumvira Imana, kabiri ni ukuyitunganira, gatatu ni ukugendera mu kuri no mu mwuka. Kuko tugeze mu gihe abantu batagishaka kugendera mu kuri no mu mwuka, ahubwo tugeze mu gihe abantu bashaka kwiyobora. Kandi muri ibyo ngo ntabwo tukiri abacu ngo twiyobore. Icyambere mu byo tuvuga, kabiri mu bitadukwiriye, kuko twahamagariwe gukora uwo murimo. Uyu murimo rero birasaba ko tuwugenderamo mu kuri no mu mwuka. Bibiliya ndayikunda cyane. Warangije na Mana aramubwira ngo ariko reka ngusabe ikintu kimwe, nyemerera mumpe imitwaro ibiri y'ubutaka nyitwari iwacu mu gihugu cy'iwacu. Icyambere ndi icyegera cy'umwami, ariko uyu mwami agiye gutambira ibigirwamana bye ibitambo, ni njyewe bajyana akanyegamira. None unyemerere igihe nzajya njya kubijyanye nawe njye mpagarara kuri ubu butaka, Imana yo mu ijuru ntizabimbora, ahubwo Imana yo mu ijuru ijya indeba, nimara kundeba imbone nk'aho ndi Umwisiraheli, imbone nk'aho ngikijijwe. Elisa arangije aramubwira ngo ngaho genda amahoro, ngaho genda amahoro. Ndagira ngo ubwire ngo nawe ukwezi kwa 9 Imana igusezerera amahoro. Ubu kwezi kwa 9 kurangira Imana igusezerera amahoro, kurangira Imana igukijije ibibembe, kurangira Imana iguhuje n'igitangaza. Bibiliya ndayikunda cyane. Impamvu nkunda Bibiliya, Bibiliya ni igitabo kitavangiye, Bibiliya ni ubuhanuzi bukomeye, Bibiliya ni ubuhanuzi budasanzwe. Bibiliya irangije ivuga kuri uyu mugabo witwa Namani, ikavuga kuri uyu mugabo witwa Elisa, yarangiza ikavuga ku mugabo witwa icyegera cya Namani. Haleluya. Bibiliya ikivugaho ivuga ko iki cyegera nubwo cyabanaga na Elisa, ariko kitari kiri mu mwuka wa dufite abantu tujya dusengana nabo tukagerana nabo, ariko badafite umwuka wera. Namani ngo arangije yurira amagare ye n'ibyegera bye, bamaze kurira amagare barataha. Ariko ngo bageze mu nzira, Gihazi abata, ariko databuja ibi bintu akoze, ibi bintu bibaho, ibi bintu databuja atekereje gukora ntago bibaho vrema, ntago bibaho. Dushingiye igihe turimo, dushingiye ko dufite inzara, dushingiye ko twambaye ubusa, ibi bintu araretse Namani arabijyana. Kandi Namani yazadusahuye, kandi Namani yakiriye ibibembe muri iki gihugu, none ni gute yajyana ibi bintu by'igiciro? Ngo arangije ngo yurira igare rye, arangije aramukurikira. Ngo Gihazi yuriye igare, ngo ageze mu nzira, ngo Namani ngo agiye kubona abona Gihazi aje amwiruka inyuma, ngo mu kumwiruka inyuma ngo amenya ko ari icyegera cya Elisa. Ngo arangije ngo arahagarara, ngo muri uko guhagarara ngo yururuka igare rye, mu kururuka igare arahindukira, Gihazi baramwegera ngo databuja arandumye. Reka mbabwire, Imana ibarinde ba Gihazi, kuko turi mu minsi mibi, tugeze mu minsi igoye. Abantu bari kugenda uko Imana idashaka, ariko Imana ibibarinde. Gihazi ngo arambwira ngo databuja abonye abashyitsi, none arambwira ngo umuhe ku maturo, umuhe ku myenda yo gukuranwa. None ngo mu kugaruka ntabwo ashaka gutinda, ko nashaka dusenge twinginga Imana iguhuze n'igitangaza muri uku kwezi kwa 9, twinginga Imana iguhindurira amateka, twinginga Imana iguhindurira ubuzima. Birashoboka ko wahuye n'abantu ntibaguhindurira amateka, ubura n'abantu ntibaguhindurira ubuzima, ariko nashaka ngo twinginga Imana iguhindurira amateka, kabiri iguhindurire n'ubuzima. Ngo arangije ngo bamuha abagaragu bo kumutwaza, ngo ageze mu nzu ye arabitsimba. Dufite abantu bajya batsimba, ariko reka mbabwize ukuri, ijisho ry'Imana ntaho ritareba, ijisho ry'Imana ahantu hose rirayitegereza, ijisho ry'Imana ahantu hose rirareba. Watsimba ikuzimu Imana irahareba, watsimba ye Imana irahareba. Bibiliya ngo icyo gihe ngo nzagukina ku mubyimba, icyo watinyaga kikugezeho.
noneho ngo Gihazi agaruka kwa shebuja mu marembo, atangira kwivugisha amagambo, atangira kuririmba. Elisa aramubaza ati Gihazi wari uri hehe? Ati narindi hano. Aramubwira ngo igihe wagendaga umutima wanjye wagendanye n'uwawe, kandi igihe Namani yirukaga ku igare nakurebaga. Aramubwira ngo uhereye uyu munsi wa none ibibembe byari biri kuri Namani bikubeho n'abawe bose. Hari igihe abantu bajya batuma bagira ibibembe aribwo babigizemo uruhare, kuko bananiwe kumvira umwuka wera, kuko bananiwe kumvira Imana, bagashaka kugenda uko bashaka ariko atari ko Imana ishaka. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none, genda uko Imana ishaka, Imana izakugirira neza, Imana izagutabara, Imana izakwibuka. Nubwo abantu batakwibuka ariko Imana izakwibuka. Nubwo abantu batagutabara Imana izagutabara. Reka nkubwire, gutabara kw'abantu ni ukw'igihe gito, ariko gutabara kw'Imana ni ukw'iteka ryose. Kuko abantu bagutabara bakakuvuga, ariko Imana yigutabaye ntabwo Imana ijya kuvuga. Abantu bagukiza ejo mu gitondo bakagukenesha, ariko Imana yigukijije igukiza iteka ryose. Icyo dusabwa ni iki? Turimo dusoza, turasabwa kumvira mwuka wera. Muri uku kwezi kwa 9 tugiye kwinjiramo, turasabwa kumvira mwuka wera, tukagendera mu bitunganye, tukagenda uko Imana ishaka, ntitugende uko abantu bashaka. Kuko nugenda uko abantu bashaka uzagwa, ariko nugenda uko Imana ushaka uzagera ku cyo Imana yavuze. Kuko mwuka wera ni uzakuyobora, mwuka wera ni uzaguhuza n'umuntu we, ni uzaguhuza n'umuntu uri mu mwuka w'Imana. Kuko tugeze mu gihe ukeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana kugira ngo abashe kugusengera, kugira ngo abashe kugukiza, kuguhuza n'Imana, ukiri ibibembe umaranye igihe. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Tugiye gusenga Imana. Navuga ko hari igihe umuntu ajya mu munyacyubahiro ariko akagendana ikibembe. Ibibembe birimo uburyo bwinshi butandukanye, n'ubugumba ni ikibembe, kabiri n'amadeni ni ikibembe, no kuba udafite aho urambika umusaya ni ikibembe, no kuba uri umushumeri ni ikibembe, no kuba imiryango yarakwanze ni ikibembe. Ushobora kwambara ukaberwa ariko imiryango yarakwanze ukagendana igikomere cy'ibibembe by'uko umuryango wakwanze. Urasabwa iki rero? Urasabwa guhura n'umuntu w'Imana. Uyu muntu w'Imana agakoresha itegeko, ibibembe bikakuvaho. Muri uku kwezi kwa 9 nkwingingiye Imana kugira ngo Imana ikugirire neza, kugira ngo Imana igutabare, Imana ikwibuke. Nasomye ijambo mu gitabo cyo Kuva riravuga ngo Uwiteka areba Abisirayeli ngo amenye uko bameze. Nawe Imana ikurebe imenye uko umeze, ngo yibuke isezerano ngo yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nawe Imana yibuke isezerano yagiranye nawe, yibuke isezerano yagiranye nawe ku bana bawe, yibuke isezerano yagiranye nawe ku mugabo, yibuke isezerano yagiranye nawe ku rugo, yibuke isezerano yagiranye nawe kuzakurengera, nirangiza izikurengere kandi zigutabara. Imana itugirire neza. Umaze igihe ufite ikibembe, umaze igihe ufite ikigeragezo, umaze igihe ufite intambara, ariko nagira ngo ubwire ngo engera wizere Imana ko hari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa kizongera kibeho, kizongera gishibuke. Nubwo wabonaga ubuzima bwanze, nagira ngo ubwire ngo ejo ni heza. Ndagira ngo uhumurize mubwire ngo hari kurira kwararira umuntu, ngo ariko mu gitondo umuntu zikavuga. Yobu yavuze amagambo mu bice 42, yavuze ngo Mana nzi neza yuko ushobora byose, kandi nta kintu na kimwe kibasha kurogoya umugambi wawe. Ndagira ngo ubwire ngo umugambi w'abantu ujya ugera igihe ukarogowa, ariko umugambi w'Imana nta kijya kiwukuraho. Turi mu ijambo cyangwa se dufite intego y'iri jambo, twageneye dutangiza irivuga butumwa kuri icano. Twasanze ijambo muri Yesaya ibice 57 rivuga ngo kuko Umwami Imana azanabara, nicyo gituma ntamwara. Reka nkubwire, watabarwa n'abantu ukazategereza ukamwara, ariko Imana ije gutabara ntabwo ujya umwara, ntabwo ujya ukorwa n'isoni, ntabwo ujya usuzugurwa iyo yagutabaye. Iravuga ngo nicyo gituma ntamwara. Ibyatuma umwara byaba byinshi, ariko Imana yihageze ijya ibasha kubikuraho. Amarira wariraga akibagirana burundu, bikaba amateka. Abantu bajya bakureba bakavuga ngo icyo akora mu gihe cyashize yari ameze gutya, icyo akora mu gihe cyashize yari akennye, ariko uyu munsi yarakize. Ni ukubera iki? Ni uko wubashye Imana. Icya mbere wubashye Imana, icya kabiri ugenda utunganye, icya gatatu wubaha amategeko yayo. Reka nkubwire ngo
wubaha Imana, Imana nayo izakubahisha, kandi Imana iragutabara ikugeza abantu batigeze batekereza ko wagera, kuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe uracyari wa wundi, ni uwo kukurenganura ndetse no kukurengera. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Munyemerere dusenga Imana kubwira ijambo. Wowe wizerere muri iri jambo, uve mu kwezi kwa 9 ntabawe n'Imana, aho amaboko y'abantu atantabaye Imana irantabaye, aho abantu batanyibutse Imana iranyibutse, aho ntagize agaciro Imana imesheje agaciro. Kuko numvishije Imana ivugana nanjye iranga ngo hari abantu babuze agaciro, ariko Imana muri uku kwezi kwa 9 igiye gutanga agaciro. Hari abantu bagiye kongera kugira icyubahiro, hari abantu bagiye kongera kwibukwa n'Imana, hari abantu bagiye kongera kurengerwa n'Imana, kuko Imana imanuwe no gukiza abantu ibibembe bamaze iminsi bagendana. Munyemerere dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana yo kuvugirizwa impundu, turagushimye kuko uri Imana igira neza. Hari abantu bamaze igihe kirekire bageragezwa, bamaze igihe kirekire bafite intambara, bamaze igihe kirekire bafite amakuba, bamaze igihe kirekire Mwami bagendana ibibembe mu mitima, bagendana imibembe ku mibiri, bakabyambariraho, bakabiriraho, bakabiryamiraho. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo kubwira ijambo Mwami, nkuko wakijije Namani ibibembe, yari umunyacyubahiro, yari umugaba w'ingabo z'Isiriya, akambara teni, akajya ku rugamba, akagaruka amahoro, ariko ibyo byose akabikora ari umubembe, ariko igihe cyagera ukamukiza ibibembe. Ndasenze Mwami kugira ngo aba bantu bumvishire ijambo, abari kubakiza ibibembe bamaranye igihe, ntabwo ujya ukangwa n'ijambo ngo biracitse cyangwa bimaze igihe ngo ntibisora. Nahano wamuhaye umwana amaze igihe kirekire, yemerera Mwami kubwira ijambo, ugire neza abana bawe, ukize abana bawe, ubagarukeho, ubarengere, ubibuke, ubatabare, kuko uri Imana igira neza. Urakoze Mwami, urakarama, urakoze ukugize neza, urakoze kumvishe gusenga. Ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina, amina, amina. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza aho muherereye ku migabane itandukanye. Wifuza ko tugusengera cyangwa se wifuza ko tuganira bitewe n'ikibazo ufite, wampamagara kuri iyi numero ni 0784 778486. Reka twongere dusubiremo 0784 778486. Amazina ni Pastor Himbazwe Theophile. Iyi nimero niyo iri kuri YouTube, niyo mukurikiranaho. 2 niyo iri kuri WhatsApp. Umuntu wese washaka kumvugisha ndahari, haba ku manywa haba nijoro. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Turabakunda cyane. Shalom, shalom.